Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ideberi bomborekana, wanditswe na Niyonteze Fiacre, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Bantu b'Imana, ni ryari tuzakundana urukundo ruzima ruzira kwikuza no kwironda koko? Ese ubundi ni ryari mu gushyingirana imiryango izareka kureba ku butunzi n'inzigo n'ibindi bitaboneye ntarondoye, ahubwo igahanga amaso urukundo n'indi migenzo myiza ya kimuntu? Abantu twikundira ibitagira umumaro koko. Nimukurikira umukino. Bivuge neza uti nyina n'umupuranto muri hoteli yacu yoboye. Bikira Mariya we, akabi gasekwa nk'akeza koko. Ngo wamuteye inda rwose none ngo mugiye kubana. None tugiye kubana Karamata ko arantwitiye mama. Ngo aragutwitiye ngo mugiye kubana Karamata ariko. None ngewe muzira nkoni mvugiraho. Reka mbabwize ukuri. Uru rukundo rwanyu ndarwanze ntimushobora kubana. Kubera iki se mama? Reka. Yego twari ubukwe bubisi mutera inda. Ariko nyine tuzicuza kwa padiri kandi Imana izana. Icyo si cyo kibazo. Umva yemuko, uranyumva? Ibyo urimo si urukundo, ahubwo no kwisumbukuruza. Taha rero, giwanyu ujye gushaka abandi batindi bene wanyu abari bo mukundana. Taha se nyine mva mu maso. Mama Gaso numvise. Gaso wakoze kuza kunyerekana mu rugo. Kuba mama watashimye se amakosa yawe. Rukundo rudashoboka. Urabeho ndagiye. Amara ntabwo wagenda. Uyagaruka. Ndavuze ngo natumuke se nyine. Reba iyo ujya kumaramarira mara we. Nta soni. Yewe reka nze nguherekeze. Guma hanga se nawe vuba. Muherekeza se umuherekeza mu biki? Waritse nkamuherekeza ari. Guma kuko niwe nkeneye kuganiriza. Reka nkinga ahubwo. Ndabona ushaka kumukurikira. Sohoka se nyine nkingi. Mubyeyi arakwigaragariza guhe kumenya urukundo. Cyane izo zara zawe iyo hirya ntundusha kumenya Imana washinze we yishinjije. Ayo magamba kuvuye mu kanwa ntakuye umubyeyi nkawe rwose mama. Kandi pe amarara arengana. Ni ngewe Ceceka. Ntabyo nkumvamo. Se ndakumva me. Ariko rwose unkojeje isoni pe. Ndamaze. Kakandura nambabaje. Ndamaze. Umva neza mbigusubiremo Gaso. Mwene rwa Gasore na Muzira Nkoni, manager wa hoteli nkawe. Nta kuyaga kobwa nka kariye. Iki nakubwiye kenshi ko umukazana nshaka agomba kuba afite amafaranga kandi avuka mu muryango ukomeye. Ikirenze ibyo agomba kuba duhuje ukwemera. None waragiye wiraruriza iriya nshakarafu sempre citoyen musiramukazi mwene Hajira ucishuri wacu. Byongeye nshakarafu ikirangiza kaminuza. Kabishwe yize n'ubwarimu. Yarize ubwarimu si ikibazo ariko mama. Kandi rwose muri ibyo byose uvuze nta na kimwe gikomeza urukundo. Gwiki ugiye kunyigisha urukundo wowe? Harya ngo mumaranye imyaka 3 yose mukundana mwibanga. Niyo mpamvu wigize impuguke mu by'urukundo. Niba muri impuguke se mu rukundo kuki mwahishe ibyakoga kungukanye? Kuki mwabihishera? Nari mbizi ko utazishimira urukundo rwacu mama. Niyo mpamvu twakundanye mwibanga. Nyange. Hani nayo mpamvu nabanje kumutera inda kugira ngo nyine nabyo bizaba imwe mu mpamvu twemerera kubana nta. Ngo mwanteze inda ariko? Inda se yankanga. Ariko bose namubonyemo imico myiza, bonamo ubwenge, bonamo ikinyabupfura n'ubwitonzi bihebuje. Rero kuba yambera umugore n'iby'agaciro kuri njye ndetse no ku muryango wacu mama. Ariko hari ubanza uri impumyi. Vanessa turirimbana hari uko atagira ngo akwereke urukundo. So umukobwa mwiza ufite inoto ugenda no mu modoka nziza. Nagatanga wande wambwiye. Kandi avuka no mu muryango ukomeye. Vanessa afite basaza be babakire.
ahantu bacururiza imyenda nahageze ndumirwa. mama ibyo byose ntibinshishikaze, sinshaka no kubimenya. Kubera iki? Amara niwe nkunda, ko ni mwiza kandi afite n'umutima mwiza n'urukundo Vanessa adafite. Ikigwari gigusye tu, umutima mwiza se n'urukundo babipimisha iki? Sheri na shushu uko bishirana n'agahararo. Ubukene iyo buje buhindanye ibyo byose sha. Mama, niba unkunda nk'umuhungu wawe ndikambane n'Amara kuko ndamukunda kandi aranantwitiye. Ikindi kandi rwose ningiye wamukubaganije rero ko mumukira. Ariko hariyo mbunyara nakuroze, yarakuroze. Umva mbigusubiriremo, nta kintu na kimwe kari akamara ngo n'Amara gafite cyatuma kambera umukazana. Icyambere n'umwana mu batindi, nyina akora ubupuranto muri hoteli yacu. Icya kabiri yize ubwarimu ntiyabona akazi kamuhemba neza. Icya gatatu ni umusiramu niduhuje idini n'ukwemera. Rero ibyo kubana nawe ubisibe muri ubwo bwonko bwawe bwose, ubisibe. Ariko mamiki muhungu wanjye, so Rwagasore mbere yuko yitahira yabansigiye muri abana 3, wowe n'abashiki bawe 2, Gaju na Ikundwe. Ubu bari ku ishuri. Rero wibaho urugero rubi. Papa nakomeze yeruhukire mu mahoro. Wamukundiye se? Yaruhukira mu mahoro ate n'igisebo teje umuryango. Rwagasore yari umukozi kandi azi no kubana n'abakomeye. Niyo mpamvu yatashye yaradusize. Iriya hoteli yowe n'inzu zose yubatse hano i Kigali yabifashijwemo n'abakomeye. Rero nawe rongora mu bakire maze tugwiza abanyamafaranga n'abanyamaboko. Rongora Vanessa aragukunda. Ni kenshi nagerageje kubahuza, ariko we sinzi byurimo ururuntu rw'urucucu gusa. Vanessa ni wowe umukunda sinjye mama, ariko zubundi uranengeka ngo ndongore mu bakire. We papa yagukuye mu cyaro kuri iyo hirya. Sibase nyine nta soni. Mbega urushyi we mama, umusore nkanjye w'ubwanwa, musore imyaka 30 ndiwo gukubitwa. Uruwo gukubitwa nyine. Nundi munsi ntuzongere kumvugisha utyo. Nta soni. Gasopo nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijosi. Urumva gaso? Ntuzabana n'Amara ndabivuze ndi nyoko. Nkurebereye wawe ugiye guha abavandimwe bawe urugero rubi kandi uri imfura. Wumva nkubwira ikindi, nuramuka winangiye ukarongora Amara ntuzabukira uwanjye. Nta bufasha na bumwe nzaguha, nzagukura no ku mwanya wa manager wa hoteli nkwirukane utumuka ujya gushaka handi akazi. Ariko rwose mama ibyo ntibikwiye. Kubera iki se? Wowe wikwirengagiza mama, nk'umukristo umuririmbyi udasiba misa, kandi ndabizi neza uzi ko urukundo ruzima rudashingira kuri ibyo byose umaze kurondora. Mfasha nshyigikire wirwanya rwose. Ariko ngushyigikira mu gaciro nk'umukristo. Ariko ye reka njye kwiherekereza mama. Ngo ako gacucu karacyahari. Ugabanye rwose. Iyo nararanye nawe simenye uko bukeye rwose. Umunyenga w'urukundo wantwaye nka gupfumbata nkiberayo. Nangira bizi ko iyo ndushye mfite n'akajagari mu mutwe niwo nsubiza ku murongo wani. Maze nkumva ibintu byose bibaye très bien. Iri joro ucubije ibitekerezo bibi nari mfite Vane. Harya ko ngubu ugiye kwigendera ushaka undi mugabo. Wamurezi wese si we wanze gukira ubu ntubu nsindiye. Reka nyine nkomeze nihambire kuri Gasore umwana wo mu bakire bafite amahoteli. Iyi ndanye mwegeka aho ari we twibanira nagira ntese. Umuntu sazanyemera sha. Ko wagira ngo kakamara ngo n'Amara kamwahiriye ibyatsi ko kagenda aho kanzwe. Azakwemera sha. Nta musore wakwitesha umukobwa mwiza nkawo mu bakire. Agira imwe bargibihesha. Igendere rwose abakire bakurongore. Nanjye nzakomeza nibera umugore w'ubukene n'agahinda bindongore nyine. Sha nanjye sinishimye birori kuko ndagukunda cyane. Ariko nyine sinahingutsa mu rugo iwacu umukene nkawe banamenye ko wantenda bakwica. Nako batwicana twembi. Sha iwanyu ndabazi rwose. Mufite umuryango ukomeye kandi wubashywe. Nyakabwana nkanjye ntituberanye pe. Duhura bwa mbere uje gukatisha iteke y'indege ugiye mu Bushinwa.
ndabyibuka wahise uva mu byawe uzi ngo uhuye n'umukire wohereza abantu ibwota amasimbi ntukamenye ko twe duheruka dukata amatike n'ubundi natwe indege tukazumva mu makuru cyangwa tukazirangamira hejuru mu ijuru zirimo koga ibicu. wibinyibutse kiriya gihe numvaga ari akazi ka danje pe burana nzi ko namwe mubora mu ndege ngaho mwagiye ngaho mwagarutse za Amerika zose cyangwa zo zigiye kubeshya biro abakobwa turangije amashuri yisumbuye tuba turi uducucu kwituka mu ducucu nturimo kuko kurera abasaza b'abacuruzi bakomeye bakujyana no kurangura mu Bushinwa. Agacucu se gatega indege nk'utega twegerane kabaho. ariko rero biro ikimbabaza ni ukuntu mfite basaza banjye bafite amafaranga ariko nkaba narabuze aho nabiba bifaranga bifatika ubundi ngo mbikwihere nawe wicururize ubundi ujye ku rwego rumwe nabo. basaza banjye ni ibisambo ku ifaranga baba bakanuye ndamutse ngize n'igiceri cy'icumi nterura banyirenza ngo ndi mushiki wabo niba nabyibuka. humura ntacyo nagushinja Vani, wowe nta kosa ufite, amakosa ni ay'iwacu. twe twakomeje kwemera ko dukena kandi papa afite imitungo. birori wanze gutera imbere birambabaza pe ariko se ngiye ko kubeshya umva nategereje ko hari impinduka zaza mu buzima bwawe iyi myaka 3 yose imyaka 3 nta kantu wiyongeraho narahebye rwose uracyari wa wundi nta kundi. ariko mana iyo nibutse ko nanjye mfite papa w'umukire ariko akaba nta kintu atumari numva ngize umujinya mwinshi cyane. cyakora sara wahemukiye pe koko yange gusezerana mama wanyu ahubwo abirukane none musaziye mu bukene. papa ni inyamaswa Vani, wongere ngo ni inyamaswa mbariko tukibana yahoraga ahondagurana na mama ndabyibuka nubwo nari nkiri muto. pore birori wanjye pore sana. mama yabonye nyine tugiye kuzahapfira ahita dutwara twegera kwa ba nyogokuru mu cyaro. kuva icyo gihe rero papa nta kintu na kimwe yigeze adufasha kandi umushenzi ni umukire wumve ngo ni umukire ariko afite inzu nyinshi n'ibibanza byinshi hano i Kigali. ikimbabaza rero kikanashengura umutima ni ukuntu mama yanze ko tumurega nyine nta kundi. ngewe reka nkomeze nihati gasore cyane cyane ko ndirimbana na nyina kandi akaba arimo kubimfashamo ngo mbane n'umuhungu we. reka nizere ko bizakunda tukabana iyi ndawanteye itarantamaza. umva ndamutse mbyariye mu rugo ibyihebe tuvukana bya mitana singiye kukubeshya. rwose aho gukuramo inda y'imfura yacu ishakira undi mugabo Vani, isangira iyo njiji yo mu bakire nyine ibi birarutanwa. erega nubwo nzashaka undi mugabo umutima wanjye uzawugumana kuko nawe utuje iwawe. mimarira iki se? maze ahubwo ninshakana na gasore mba numva ari wowe uzambyarira abana bose nzabyarara. ahubwo se birori wanjye ndakumva iryo bangura ryumva gute? bwisihorere mukunzi, ngiye kujya mu misa ndavuga ntireka mbanze nkunyureho maze ndebe uko umerewe. ese ubundi kuki wanze gufata telefone yanjye? gaso ndakumva. koko wakije imodoka yawe wihigorera icyo uzinduka uza kundeba wakwisubiriye iwanyu ko namaze kumenya ko urukundo rwacu rudashoboka. ngo iki? wa mugani koko narisumba kurusha umwana wo mu bakire manager wa hoteli ntakuranye n'umwarimukazi w'umushomeri. ariko wivuga utyo hama please mbabare wivuga utyo. gaso ndakumva mubyeyi, ratugaragaje ko uri umugabo, uri intwari kandi uri imfura. murakoze bana banjye. karame, urukundo ni rwo rwa mbere, gusa ikosa rikomeye mwakoze nuko mwari ubukwe bubise. ariko rwose mbisabiye imbabazi ku Mana no kuri wewe mubyeyi. ngewe icyo mbifuriza ni ukubana abana banjye, nta kintu na kimwe cyagakwiye gutanya bikundanira. we rukundo nyakuri abarwanirire kandi aho urukundo rwanyu umugisha abana banjye. urakoze cyane mubyeyi, nawe aguha umugisha. ndabakunda cyane wowe n'Amara, mwimbi mufite urukundo pe. icyama Imana igahaza imitima yose yumagaye urukundo harimo n'uwa mama. ntiyabikira isi yaba ari jana gaso ijuru tuzaturamo iteka. byo yaba ari ijuru pe. yewe
ndabona amasaha yo kujya ku kazi ageze. Reka ngende. reka nze mbanze ngo utware nkugeze ku kazi mubyeyi. Wari ukoze. Ariko reka njya gufata bisi nk'ibisanzwe. Ariko Gasore wicisha bugufi rwose. Ese ntujya wibuka kuri bosi wacu, umuyobozi wa hoteli? None se mama, ndakumva. kuba ndi umuyobozi byatuma nashyikirana n'abakozi banjye. Uretse ko wowe nkubaha cyane nka mama Amara, wowe rwose singufata nk'umukozi, ngufata nk'umubyeyi wanjye. Urakoze Gaso. Yewe Karame, reka ngende ntege bisi nta kibazo. Rwose nta mpamvu yo kukwihutisha, sigara uganira n'Amara. Ayiwe, uwo muntu wenda kugutura n'ubundi n'indera. Nimukingure sefu, mukingure. Hajira wa murozi wa kingura. Babuja, ngo ndi umurozi. Mwana we, mama wawe none haratwita. ariko se mama wazindukiye hano aje gukora iki? Ho muri Amara, mumure mwese, reka nze nsohoka hanze mu bwizukuri. Kingura. Wisohoka Gaso. Sinshaka kuko barutongana na mama wawe, kuko numva yarakaye cyane. Ahubwo mujye mu cyumba mwihishe, abari njye umuvugisha. Mugire vuba se nyine Sinumva ari ko bishaka. Yakamesheje. Tugende Gaso. Uyu mugore ra Nabwira ko nizogeza mu bakenezejwe yigira we. Ahubwo se Mungu wanjye ari he? Ko nabonye imodoka y'iparisi hariya ku muhanda ku kayira kazi wanyu. We nkaba ntamubona. Hariye, Hajira, hari hehe? Si we mbaza. ahubwo se waramutse mabuja? Ni wowe ndamutse se? Kuzindutse nta mahoro. Imbere se nyine mwishakire. Kugirayo. Ni wowe ndamutse. Ndebera n'ukuri mabuja rwose, reba icyo cyondo uri gukandagiza ku mukeka wanjye. Urashaka kunkuzamo inkweto? Kari ibaza ari kumutindi nkawe yankujemo inkweto hejuru y'aka gahinda k'umukeka karutwa n'umusambi. Inzu z'abatindi ntizijya zicya kandi ntizishira umunuko ni nk'icwenda. Reka nikandagirire. Sinange wababwiye ngo muture n'abikoreye kaburimbo. Cyondo mwivumbi. Ndebera wallahi. Ndebera icyo cyondo kweri. Mfana ahubwo buswayire budashinga se nyine. Hasoni wa mutindi we umurozi. Ngumurozi ariko ubundi reka nkubazi. Niko umuhungu wanjye kari agakobwa kayo kamuhaye ibiki bituma musarira? Ni urukundo. No mu mujyi basigaye baruga koko ndabibonye. Mabusha ngo ndi umurozi. Uri we koko kabiri gatatu. Ibi ni agasomborotso. Sohokera mu nzu. Sohokera mu nzu se wenyine cyangwa mamagara inzego z'umutekano. Zikunsohore baba we. Wari wabona nza kurara buzi wawe se. Inzu. Ya reka ngende. Ariko mbere yo kugenda reka ndase ku ntego nkubwira ikinzinduye. Niba ushaka gukomeza gukora muri hoteli yanjye, genza uko ngiye kukubwira. Ni igikangisho se? Umva. Mbwira ndakumva mabuja. Ngiye kuguha amafaranga. Ngo amafaranga? Hano hari 500. Dore ngaye. Yafate. Nakoza n'umukobwa wawe na Gasore kuko ndabiza nimo hano. Bazane bo bibabwirire hamwe. Aya mafaranga ngiye kuguha muyakoreshe mukuramo inda. Iriya mbega gasuzuguro. Yalla hauzubilla. Birahagije. Sohoka hano vuba rwose. Umva. Hajira sinshobora. Umva nkubwire. Iriya ndigomba ivemo. Urabyumva? Kuko nidushaka kuvanga amaraso yacu namwe mwabatindimwe. Sohoka utayamuziramo n'akazi kawe kajya. Akazi subukonde. Zagashaka n'ahandi. Ngenda kubwiye muziranko nisinywera wishyiriye hejuru. Ndakubwiye ngiye muziranko nisinywera rimwe. Ndabizi ko n'umukobwa wawe arimo hano ndetse n'umuhungu wanjye arimo kuko nabonye imodoka ye ku muhanda. Wamaze. Mwumvise sha? Mwumvishe? Iyo mwihishe mu muheno urabe wumva mutima muke wo mu rutiba. Bana ubwirasa. Sohoka se nyine ta. Koko umuntu w'umubyeyi utuzindukire muri iki gicuku uzanywe no kudutuka. Reka ngende. Genda. Sinarenje gutinda hano. Nyuze hano nigiriye mu misa. Yewe. Reka njye mu misa njye kuririmbira Imana di. Ngende kubereka Imana. Haranditswe ngo Imana yanjye izandwanirira abanzi banjye bose bangabize. Ibashyira munsi y'ibirenge byanjye banyukanyuke. Allahu Akbar. Iyo Mana y'ingome njye siyo nsenga mada. Ku buzima bwacu. Cheers ku buzima bwacu mama Gaso. Twahatwitse rwose cyane.
umva birakwiye kandi biranatunganye ko tunyura hano muri hoteli yanjye tukanywamo tukihemba ka divayi kuko uyu munsi twaririmbye neza cyane mbega misa y'uyu munsi we. erega korari yacu kuri paruwasi iratwika nta korari n'imwe iduhiga nta niyadukurikira ariko mama useka neza we uri ikibajumana we uri mwiza ufite ikinyabupfura wararezwe ukunda imana rwose ariko nk'ubu gasore akuziza iki koko. cyakora murakoze cyane mama gaso nkunda ukuntu uba unyiterera imito iyo gasore yanze kuntera yose ni wowe uyintera. gasore ubanza baramuroze si gusa rwose gasore muri iyi minsi yarambabaje cyane vani ariko nanjye namuhagurukiye. mama gaso gasore se yagutwaye iki reka mbe ndetse aka kadivayi katangira mutarambwira ibya gasore. wowe urakabasha sha nikajya kakubasha ntuni nka gasore usindishwa n'intama imwe gusa. vane reka nkubwire uri icyatumye nkubwira ngo tunyurane hano nyuma ya misa se mbiherehera sha gasore ejo yagize atya arifata ngo ubwo arantunguye maze anzanira agakobwa imbesire simple sitoye ko kumupurantu nkoresha ngo yagateye inda none ngo bagiye kubana nawe. oya no way gasore yateye inda no ngo bagiye ngo kubana. byihoresha ako gatindi kaje kayituna risa nyarwege igeze mu menyo wagira ngo ni igituna cy'ifigi kareba gatya. mama gaso no ntabwo bishoboka gasore yankora ibintu nk'ibyo koko mana wewe ntabwo gasore yatera inda undi mukobwa rwose. uwo muri mukobwa wanjye rwose ndabizi ko iyi nkuru guciye umugongo koko ariko nyine dufatanije amafuti y'umukobwa yakuramo gasore akaba ari wowe mubana. mana we nose ubwo urumva twakora iki mama gaso. umva vane hari icyo ndimo gutekereza ngiye gukora. niba ushaka gasore reka dukorane kandi rwose ukora iyo bwabaga kandi urabizi ko n'ijambo ry'imana rivuga riti nubura ubwenge nzaguta. ubwo se urashaka ko tubigenza dute mama gaso. ariko ubundi yakunaniye ate n'iki kimero n'ubwiza bwawe koko. nanjye ntabwo mbizi pe ntako ntagira ngo mwikaragaye ariko wagira ngo ntabambona. humura rero ngiye kubigufashamo umukobwa wanjye ngiye gukora ibishoboka byose mu bane. ese ubona nta kuntu wabigenza ukamwihata nawe akagutera inda. ngo inda isa nako ubwo se twareba nyine gusa ntabwo byoroshye gokomana. gokomana ibikivane ndakuzi ubwo ugiye kuzana bya bintu byawe by'ubukristo ariko ntukigira umukristo kurusha papa. ibyo ugiye gukora ni ibisanzwe nta cyaha kirimo ubu byaranamenyerewe urabizi abakobwa benshi bashyingirwa batwite. none se mama gaso ndakumva urumva byashoboka gute ko nagerageje igihe kinini kwereka gasore ko mukunda yewe nkanagerageza kumwihata ariko nkaba mbona bimeze nko gushingirira amashuko. ubu koko ntayahe mayeri twakoresha ngo nyine iyo ndayintere koko mana cyakoze nanyitereye isoni pe. ariko Vanessa rwose ntukaba umwana kandi ukuze ubundi turetse kubeshya gasore yakunanije iki kuki utazi intege nke ze. mama gaso rwose ndabayitera no mu mwuka gasore ubanza itamfata kuko pe nako niyo turimo kuganira ashyiramo intera nini rwose ku buryo hagati yanjye nawe hacamo ingamiye ebyiri zihaka rwose ntabashaka no kunyegera. ariko Vanessa nawe urasetsa pe uti hagati yanyu hacamo ingamiye ebyiri zihaka rwose. ni ukuri kw'Imana. ibyo ni byo yigira. ngewe ndi mu kiliziya wo gukurikira padiri asobanura ivanjiri nafashe umwanya mpanga umupango karundura kandi nawe unogeje pe ndabizi neza nunyemerera ukamfasha ibyo ngiye kugusaba nta kabuza bizarangira mubanye. ndabona wari wegetseho amara itegure tujye gusari byuka twingingara turengere mwana wanjye. agatotsi kari kantwaye naraye nasinziriye neza mama. se uvuye hehe mwana wanjye se vuye gushaka iseta ngo ndebe ko naba ncuruza amakara. urumva nagurishije agatelefone kanjye
hari n'inshuti yanjye yanije udufaranga duke rero ngiye kongeranya ndebe ko naba nicururiza amakara mu gihe ntari nabona akandi kazi. mama rwose umbabarire ndimo kukunyuza mu bikomeye pe. oya si wowe urimo kubinyuza mu mwana wanjye nabiyise abakire. mama ndababaye mfite agahinda kenshi kuva ejo bundi mama Gasore yaza hano ngiye na Gasore turi mu cyumba tukumva arimo kuguha amafaranga 500 n'umwirato mwinshi ngo nkuremo inda narahungabanye cyane. ihangane mwana we. Gasore we yaragiye gusohoka ngo atongane na nyina bashwane birangire ninjye wakomeje kumukomakoma. komera mwana wanjye arahari azakora igikwiye. nakoze n'ikizami ku myanya yo kwigisha iherutse gusohoka ndatsinda ariko sinahise mbona akazi banshyize ku rutonde rw'abategereje sinzi igihe bazatugereraho. inshara amara mukobwa wanjye inkono ihirigiye kwiheba si wo muti mbere na mbere tsinda kwirirwa mu buriri wihebye do reba saa 9 zarenze ntava mu buriri ubu se koko. ni Gasore kandi simwitaba mama. mama Gasore ndashaka kumuha amahoro akanyibagirwa nanjye nkamwibagirwa sinshaka kumwangiriza ubuzima rwose. by'ibintu nyina yakoreye hano ejo bundi mu gitondo bijyanyeretse ko utabana n'umuhungu we ngo rireme pe ariko nyine ntiwareka kumwitaba mwana wanjye. oya mama umwanzuro nafashe ni ukumwihorera nkamuha umwanya akikundanira n'abakobwa bo mu bakire bari mu rwego rumwe nyina yishimiye. ariko buryo bwirondaho buva bukagera n'ubuhone mwana wanjye rwose yarakwiye kubareka mukibanira. ubu se ko nyagushaka ko naronze umusiramu mwene wacu byamariye iki? ntukavuga ngo uvuge na papa mama. umusiramu muzima koko arenge ku magambo arayanditse muri korowani akora ibihabanye no gushaka kwa Allah. ibyasiko se wose ko yabigenje nyine yigize imfizi y'umujyi arongora abagore batagira umubare nako basangira utwabo aho kubitaho nibo bamwitagaho. papa ntukamubwira mama uriya si umugabo ni igisambo. rwose ni agahinda kuba Rashidi yarankurikiyeho amafaranga n'imitungo nari imaze kugabana iwacu ubwo papa twari dusigaranye yari amaze kwitahira. sogokuru nk'uko mbikubwira ari umukire cyane yari afite amazu menshi hano mu Biryogo. ndabizi mama n'abantu benshi barabivuga. Rashidi yangize umugore we wa gatatu tubana imyaka nk'itandatu gusa turyoha mu mafaranga yanjye n'imitungo yanjye twagurishaga gake gake abonye bishize aranigendera asanga undi mugore. hangane mama ngaho ndebera aka kazu twasigayemo kadundaritse ku mugina n'ibibanza byose nari mfite. mama ntukambwire ibya papa waturiye akaduta nkiri mutoya none nkaba mbaye inkumi ishyingirwa ntazi n'iyabo ubu n'isura ye sinyibuka. umuntu wadutaye mfite imyaka 6 koko. twe ntitukagenze nkawe mwana wanjye twe icyo tugomba gushyira imbere n'ubupfura n'urukundo. Imana niyo rukundo urumva jya ukunda buri muntu wese ubigiriye ara mwana wanjye. uko niko kuri mama. amasaha yo kujya gusara arageze twitegure tujye gusara mwana wanjye. ko namenetse umutwera yewe umuntu ngeretseho ukuguru. nka data izi ni inzozi cyangwa ni dayimoni yanteye? reka ncana itara ndebe. no Vanessa mu buriri bwanjye. Vanessa kanguka se vuba kanguka wageze aha ngaho ute? akoreka kunkanguza umutima mu bisheri ngo sheki ninde wita sheri? wowe kuki nitwararanye se ntubona ko twisanze mu mashuka twambaye nka Adamu nawe baryamye muri Edeni bebe? oya Vanessa ibintu sinabyizera. icyo utizera ni iki se? yewe natinyutse ne kukurarana mu rugo noneho mu nzu ya mama impossible. abikoze nyine ye ese urabona bitabaye cyakora urasinda ukizihirwa shu mbega wowe mbega iyo wasinze ukuntu ugira urukundo rwinshi we olala numva nongeye kugukumbura. inzoga zizankoresha amahano kweri. ayaye mahano
waje kudusura ngewe na mama tugasangira divayi tukajya turushanwa twiminura uturahuri none se byarangiye tujyanye mu buriri dute. urumva nyine mama wawe byagezeho kaba kamugezemo yigira kuryama gusa yasize ambwiye ngo tube tuganiraho ngo urukumbuzi n'urushira unyereke icyumba cy'abashyitsi ryambi ngo nze gutaha mu gitondo urabyumva nyine ntabwo nari gutwara nagasobye. nuko nyine ujya kunkoresha ibyaha. ariko twembi twari twasinze gaso. kuki kandi ni wowe wabinsabye iyo utabinsaba se nkeneye kubikora. genda sha ni wowe wasinze ngewe nanga ko iyo wasinze utajya wibuka ibyo wakoze. uwo ntazi se nzi nyina urumva niba byanabaye rero ngaho utaha cyangwa utaha hita utaha vuba aha ngaha. ndagenda se nakoze hatagira reka nze ngushyire mu modoka yanjye ngushyire akambanze njye kwiyogerana n'inywere cyayi rero mu kanyariza. taha ndavuze ngo taha. arewe akoze ubwo kuri kunayisha nataha njya he wandongo. vuga gake mama atatwumva vani. vuga gake ubusabe iby'umuhungu we yarayemo. urabizi ko ntakukunda rwose mbabarira nakahubwo byuko ujye kuryama mu cyumba cy'abashyitsi. kijya mu cyumba cy'abashyitsi. naho ngiye. mama simbafashe kingura se vuba nakumvise wararanye na Vanessa gaso kingura se nyine. none se niko sha gaso ntukiri gasore wabaye gapfizi menye bikira Mariya mubyeyi nzigire nte koko gaso koko nagusiganye na Vanessa muri salo none byarangiye umuraranye. none se mama we burya se wari uri maso. ni ukuri rwose mbwira wumvise ibyo twari turimo. nabumvise rataba amagaso arabeshya niwe wanshutse. tuza Vane tuza rwose ndabizi iki gihungu cyanjye nicyo cyagusagariye wowe uritonda turaririmbana ndakuzi. niko Vane kwisukuri hari cyabaye reka ibyisoni mbwira vuga undeba mu maso. ariko mama nanjye rwose sinzi uko byagenze nako rwose ngiye ngubwije ukuri. tuva imbere se nyine wowe guma aho ngaho mu cyumba cyawe njyane na Vanessa mubazambwire neza uko byagenze. mama ibintu urimo kunkorera muri iyi minsi si bya kigeye pe ibintu nta kuntu mwaba mutabipanze. mbese mama uri umugome ni ukuri. ejo bundi uza kwamara ugasanga mama amare ukamuha 500 ngo mukore miliyanda y'umwana wanjye byarambabaje urabyumva neza byarambabaje. none n'ubu ngubu urimo urapanga n'uwo mukobwa ndakwiyamye ingwe kurira abana ikakurusha uburakari koko. ubu rero ningiye uhindutse umunyamakosa icyonzo cy'umwana w'umukobwa uramurongora uramurongora ngo iki niwaba wamuraranye ngo nurangiza umureke asubira iwabo. mvane dusohoke mbwira uko byagenze wowe sigara aho ngaho mu cyumba. mama koko ibi ni ibici urimo. Vane karame byaciyemo yego mama gaso. yewe ntiwumva se kare kose se rwose nari nkwizeye nturi umwana. umva Vane tujye muri kiriya cyumba tatwumva twipangira ibigiye gukurikiraho mu kazana wa icyo twashakaga tukigezeho. nizere ko wabaze neza ukwezi kwawe. nizere ko waje hano uri mu bihe by'uburumbuke. rwose nabaze neza mu magaso naje rwose ndi mu gihe cyiza cyo gusama Imana rwose ibe yabigiyemo nsame pe. kora aha rero wowe ko nzi gupanga narakwemeye. mama we akazi ko kwigisha nasabye bakampaye. mama we yaba alhamdulillah ngo akazi urakabonye mwana wa. mama we ndakabonye mama ndakabonye mbonye ubutumwa bumbwira ko nakabonye we. ngo mukobwa wa urakabonye. ndakabonye akazi urakabonye binsubiriremo akazi urakabonye. akazi ndakabonye mama. uva reka mve muri ibi byombo ndimo noza maze nze ngo hobere mwana wanjye amarayo. ndakabonye mama. mwana uri nziza
bisimilayi Allah akbar ilala akira mpobera mukobwa wanjye mpobera rwose mpobera rwose felicitasiyo mwana wa felicitasiyo mbega weyo urakoze mama Allah akbar yo nikoye mbwira uzakorera uzagatangira ryari ngo uzatangira akazi mu kwezi gutaha mama banyohereje kwigisha mu ishuri ryisumbuye riherereye muri Rutsiro banjyanye kure nk'uko nabyifuzaga rwose ubwo se nibyo wifuzaga kugenda nibereho mu buzima bwanjye gasore mwibagirwe nawe anyibagirwe nibyo nifuzaga mama ariko rwose uriya musore urukundo mwakundanye rurahambaye pe nyumvira mama ntiwari ukwiye kumukura mu buzima bwawe utyo kandi watarigeze kwanga cyangwa ngo aguhemukire ariko se uragira ngo ngire nte mama kumugumisha mu buzima bwanjye nzi neza ko twakundanye urukundo rudashoboka ni ukwiyicira ubuzima no kwica ubwe rwose ahubwo ningerutse yo nzahindura nimero kandi nawe nakubaza iyo nagiye ntuzahamubwire utiki na nimero yanjye rwose ntuzayimuye wenda ibyacu byazirangiza mwana wanjye ko kugiye kunyinisha imikino y'ibinyoma nk'iyo kandi uzi ko nanga ikinyoma ariko ni ikinyoma kizadukiza mama mukobwa wa nubwo wishimye cyane ariko njye numva bibabaje byonyine no kuba ugiye kuba kure yanjye nabyo birambabaje njye nanjye birambabaje yewe mwana wa intera iri hagati ya Kigali na Rutsiro ni ndende cyane ugiye kunyicisha irungu ntituzongera kubonana rwose mbega mama humura nzajya ngusura reka ngende mbeho ubundi nyine nzibyarira umwana wanjye mubyarire kure y'uriya mugome udashaka ko mbyarana n'umuhungu we nihashira igihe gasore yarashatse nanjye nzasaba kuza gukorera hano i Kigali nkwegere mama burya se bajya babahindurira cyane umuntu arasaba bakamwimurira hafi y'iwabo mama apo niba ariko bimeze noneho nawe nyuma y'igihe uzasaba bakwimure nanjye nzajya nkora uko nshoboye ngo usure nka rimwe nko mu mezi angahe mwana wa igendere rwose yego mama mama ndakumva mwana wanjye gusa kwibagirwa gasore nanjye ntibinyoroheye pe biragoye niwe rukundo rwanjye rwa mbere none dutandukanye tudatunganye inzira zacu zibyaye amahari kubera amatage y'abakire b'abatindi mama abatindi ku mutima sha reka ngo upfumbate bwa nyuma sha imbwa yo mu bakire ubundi kwegukane nanjye nsigare ndeba hejuru nk'imifuka y'ishati ku mugani w'iyo ndirimbo nemeye ko ugiye ako se waritse ndeka iki hari igihe ubivuga nkumva ngiye kurira pe cyakora biro ntabwo bikingoye ubu harabura gato nyina yankoreye umuti rwose yaramfashije ku buryo ntatekerezaga mbega shaho ngo igiti natiriraga ishoka umuyaga uhuhera kurusha serwakira urakigusha maze ukanduhura we ariko sha uriya mugore nubwo ari umukire n'ibanda ariko harya ngo kugira ngo yizere ko hari icyabaye yaje no kumviriza ku muryango atora ubusura bw'umuhungu mubuze none ngo yarayabutora da narumiwe ariko nubwo nishimiye ko ndi hafi kumwegukana iyi nda wantera irimo gukura buri munsi nkayimwegekaho tugakora ubukwe ariko gasore nta mugabo umurimo pe shezi ngiye kukubeshya ni ukumubona yanigirije amakote ngo ni za manager za hoteli nta kintu kimurimo nta kintu kimurimo pe kurana nawe ni nko kurana n'uruhinja nta mubyizi we rwose happy ngo uruhinja mbese wahasanga ari uko mwabanje kumusindisha kwambwiye ko yabanje kurushanwa na nyina kunywa divayi bakajya bemenura nk'abari mu marushanwa urumva uwo musinzi yari kukumarira iki ubundi wasanga ari no kubera ko ntamukunda ariko mbega umusore usindana yagiye turahure tungaye ntahe tutanari tuniye twa divayi umva ahita yagara aracagamuka neza neza ubundi nyine nanjye urahanze nkora icyari cyanjyanye yego akujeri mbite ko wagiye kure mu bitekerezo ndeka sha
ubu mwana wanjye agiye kwitirirwa iyo mbwa yo mu bakire. niko ubu pe nta burenganzira nzingera ngira ku mwana wanjye umwitiye wenda kubyara. ego ko mana ese ko warakaye kandi twarabyumvikanye. ndeka rwose reka ibyo tubireka ahubwo dukomeze twishimane ibirori banjye. erega iminsi yo kugusezeraho yatangiye. jya ku mugabo wawe aguhe ibyishimo. yewe ndumva nta n'icyizere nkifitiye. ndimbwa rwose nta n'icyo nabasha kukumarira. mbitekerejeho numva guca inyuma umukire naba ndimo kwishyira mu mazi abiri. rero oya birori ntabwo wabinkora, ntabwo wankura mu buzima bwawe rwose. humura nanjye imbaraga zo kukuzinuka nzishakamo nkazibura vana. mwana we nari nsaze neza ahubwo buriya maze iminsi nanjye mpanga uburyo nabona imitungo ya muzeyi, maze nanjye nkakwegukana ukaba uwanjye iteka ryose. ariko neza mburaho mpera. nako sinzi pe. imitungo yazwo ujye kuyibona. mama wanyu se yemeye ko mumurega? oya mama na mukuru wanjye deni ndabizi ko batabyemera. ni abantu bemereye nk'abihaye imana. by'isi ntibibashishikaje na gato. none se ibyo warumbwiye? rero urumva ngewe nafashe umwanzuro ku giti cyanjye, umwanzuro ukakaye kandi. wafashe uwuhe mwanzuro biro? ngewe birori urumva nako nafashe umwanzuro wo guhitana iriya ngirwa papa. nkabikora kandi mu ibanga rikomeye. turamuhitana ubundi ibyo byose tuzabigabana. kora hano iwanjye, kora hano. wumva ni wowe wanjye. ntiwumva ko waba ugize igitekerezo cy'abagabo? nanjye ibyo nashatse kubikugiramo inama, ariko nyine ndatinya kuko numva gushobora kunyumvira ubusa. cyakora nanjye urantuye. maze igihe mbitekereza ariko nayo naratinye kubikubwira kuko numvaga wahita untinya ukamfata nk'umwicanyi. reka njye nakuriye mu byihebe. basaza banjye nta mikino bagira. ugize ngo uritambika muri bizinesi zawe bahita bakurigasura nta bintu byatari. nta bintu byo gutinzamo rwose. erega nta muntu ushobora gukira adakoze ububandi. uzara y'abakire bose. yewe umuntu wese uvuga ngo ni umukire ntekereza kabiri. ubundi se koko ngewe nawe tutabeshyanye tuvugisha ukuri, ubu urasaba amariye iki? kuba ariho ntacyo abamariye rwose agomba no kubizira. icyo cyo ni icyaha agomba kuzira rwose. noneho ndumva nduhutse. ndaruhutse pe vane. nishimira ukuntu duhuza kweri. nanjye ndabyishimira birori wanjye. erega ni wowe wanjye. ubwo igitekerezo cyawe cyo guhitana se ibihumbi gihawe umugisha rero tugiye gushaka uburyo bwiza bwo kumuhitanamo ku buryo nta kimenyetso na kimwe kizagaragara ko ari ngewe wacuze umugambi. urumva rwose iriya ngirwa data ipfuye abana yabyaye tukagabana imitungo ye, nahita nkira nta naho naba ngihuriye n'iriya mbwa gasore. urumva wawumurenzeho rwose. reka nkubwire ndagira ngo mbe ibitekerezo. ndakuzi ugira ibitekerezo birenze. uhora uri imbere mu gutekereza rwose. ibitekerezo se? reka ndebera. ibitekerezo rwose. umva ngize igitekerezo kiraje rwose kandi cyarya. ngira rero ugize kwanza igitekerezo nanjye ntindi ibitekerezo. kuva unyeretse ko ugiye kubona ibiceri bifatika ntaho nkigiye. aho ukigiye ishami cyo gukunda rwose. rero igitekerezo gise kinzamo nubwo ntarakinoza neza. yego ni uko wakica so gasore akaba ariwe tugerekaho icyaha. ngo gasore tukamugerekaho icyaha? none iyo umuntu apfuye yishwe haba hagomba kugaragara nyine uwamwishe. none se ibyo se kandi ubimuzanye mute? uriya muginga simukunda. amaze n'igihe anca amazi nkumva nitereye icyizere neza. kandi singiye kukubeshya biro ngenda abizi neza ko ndi mwiza n'abantu bose bambwira ko ndenze. rero ngiye kumwihoreraho kandi tunamukoresheje bikagaragara ko ariwe wishe umusaza twe ntawadukurikirana. none ninde wadukurikirana? umwicanyi yabonetse se biba birangiye. twese bibaye close. ubwo se ariko rero buriya ngewe ntabwo ndimo kubyumva rwose. buriya sinumva ukuntu gasore twabimuzanamo
twaraheza tukamugerekaho icyaha. wowe bindekere ngiye kumushukashuka muri ryarye umva nkora ibintu byose uri kumva ubundi nzamuzane mu gakino tumugushe mu mutego ku buryo azahamwa n'ubwicanyi tugiye gutegura agafunga ubutazavamo ahubwo ndi kubitekereza tayari ngiye mu mutwe wanjye namaze kubona uko tuzamukoresha. ayiwe yewe muntu mvugiriza amahoni iriya modoka ni iya muzirankoni yego wese kandi aracyamurikirana kuki yaje kuntegerereza hano ku muhanda ku nzira izi wanjye. uraho neza Hajira we? uraho ese kunyikiriza ugenda? ntagenda. murasinga ushakira ibibi ndagushakira ibyiza Haji. rwose nitekerejeho nsanga narabasuzuguye pe. ese turi uwo mufuka w'amakara mazuze hano mu modoka tuvugana. narinje kukureba mu rugo. narinje kukureba mu rugo kuko naguhamagaye kuri telefoni nkakubura. ndumva ushobora kubuzanywa n'amahoro mabusha. uba wanzengereje umufuka wa muntu we reka nture. nture. naho ubundi se agatelefone nari mfite narakagurishije nongeranya n'utundi dufaranga umugiraneza yarampaye ntangira gucuruza amakara. natumye mubaho nabi disi. ngaho injira mu modoka tuganire. reka ninjire mabusha. atansiyo wo kwinjira mu modoka yanjye uyifasheho hasoni. injira neza nta hantu na hamwe ukoze. wabira watarahi wala. mvanaho ibyo biswahire niba ari ibyarabu niba ari ibiki simbizi. reba ukuntu izo ntoki zawe zisa ariko. none ko ncuruza amakara. dayire ndibutse nzi wawe wankujemo inkweto ngo ntakwanduriza ka gahinda kawe k'umukeka. noneho nawe banza ukuramo izo nkweto mbere yo kugira ngo winjire mu modoka yanjye ubundi tuganire. kandi rwose wihangane winjire mu modoka nta hantu na hamwe ukoze rwose. dore mvuye mu kinamba. dore nazikuyemo rwose mabusha. aha reka nkurikize amategeko n'amabwiriza da. umuntu ugiye kunyisubiriza mu kazi gucuruza amakara byari bitangiye kunshanga. erega buriya gihe nta mutima mubi ngira ntawe rwose. nicaye mabusha ngaho mbwira inkuru nziza. umva rero Hajira. yego nabitekerejeho nsanga rwose amafaranga nabahaye ari make. amafaranga ubanza kubera ukuntu yari make utanayibuka. ariko byari kuba byiza mbikubwiranye n'umukobwa wawe. iki ariko ntacyo reka mbikubwira urajya kubimwumvisha. ariko na n'ubu sinumva icyo ushaka kumbwira mabusha. nyine urumva nakuribuka ko nabahaye 500 ngo mukuremo inda. kuko rwose sinshaka ko amaraso yacu yivanga n'ayanyu. ikindi kandi umuhungu wanjye bari mu rukundo ameze neza n'umwana wo mu bakire bagenzi bacu. urabyumva ubu imyiteguro y'ubukwe irarimbanije. rero sinkeneye kubona kariya gakobwa kawe kikuba ku muhungu wanjye ngo kaje gushaka indezo n'ibiki byose. rwose ibyo bintu mubimbabariremo. yala ariko se ninde wakubwiye ko azaza kubaka indezo? muhumure rwose nta kintu na kimwe tuzigera tuza kubasaba. arewe nabyemezwa n'iki? uretse ko nashaka no kubona umwana ufite amaraso adukomokaho ariho nabi mu buzima bwanyu bwa gitindi. ntabwo mbishaka rwose. nanone sinshaka intonganya mu rugo rw'umuhungu wanjye zikomoka ku mwana yabyaye hanze. niba wanshakiraga mabuje. reka kuvumba yewe amafaranga ko nayatumbagije do ngiye kubaha 2 miliyoni ubundi namwe mworoherwe mwumve ko yezagira neza. yala ari cyengarata nta kindi bari kumpamagarira. umva muzira sigara mu modoka yawe. ibyo rwose narabiguhakaniye. reka nabigusubiriremo. nta kiguzi cy'amaraso ya muntu kibaho. ubwo se uragiye koko Hajira? ubwo uragiye wanze 2 miliyoni. nakubwiye ngo nta kiguzi cy'amaraso ya muntu kibaho. reka ahubwo nongere niyikorera amakara yanjye. reka rwose nigira gucuruza. umva kwaheri sigara n'ibyawe rwose. Haji nanone yumviye ubusa
unyumviye ubusa koko yewe aragukize kuko urarwaye pe. genda ni wowe urwaye wamutindiwe keretse niba njye ndwaye ubukire. yewe garuka nzigira eshatuye. sheri wakoze kunyemerera guhura nawe. iyo utabinyemerera rwose ubanza nari bupfira ijoro kuko numvaga ngukumbuye ntari kubasha no guhumeka. ni ukuri kw'Imana. aho terera iyo ntebe tube twicaye hano mu busitani umbwira icyo wanshakiraga. murakoze. reka niheke da wowe ndabona ureba nk'umusirikare. si ubwo wagerageje ukandeba icyoroshye. ariko njye uko niko ndeba. uragira ngo se nkurebe uko nasanzwe ndeba? ahubwo se mbwira umuseriveri akuzanira iki? mbwire n'icyo kurya uri bufate. ariko icyo kunywa cyanjye urakizi ni kadivayibe. hanyuma rero icyo kurya hano muri hoteli yanyu mugira zingaro ziryoha sana. ntumirizeho zingaro ebyiri n'igitoki kimwe birabihagije. reka mpamagare umuseriveri abituzanire. muhamagare rwose ntaribi. wowe tunamuhamagara kuri telefone ntabwo utinze. umva sha ugira uze hano hanze mu busitani ngo utume. hano inyuma ya pisine niho twicaye. gira vuba vuba. vane ngaho mbwira icyo wanshakiraga vuba. use ndabiheraye. oh my god. nyine maze nyine nako wenda ntafite aho mbihera. nabuze amezi nako nyine hashize amezi 2 kandi yose nyine ntabwo byahenze neza nyine. reka da. gusa ushatse kuvuga iki? ndashaka kuvuga iki? akusubugura igitambambuga ku buryo utumva icyo nshaka kuvuga. nyine nabuze imihango kandi urabizi ibyo wankorera rya joro iwanyu umaze gusinda divayi. ariko rwose nta nipimye nsanga nibyo ntabwo mubeshya ndatwite. ahubwo wari waratinze kubimbwira. wari ubizi? kuko ndabizi n'icyo we na mama mwari mugamije ririya joro. oya rwose tubeshyira aho gucyo utemera amakosa yawe. ngo amakosa yanjye? ariko mama yahoraga ambwira ngo uterete naramunaniye. mweretse umukunzi wanjye akora ibishoboka byose aradutandukanya. haciye kabiri mu ngotomesheje divayi muransindisha nkangutse nisanga mu buriri ndyamanye nawe. none uraje ngo uratwite? ubwo se aho mutabipanze ni he? ko sheri uzizi wigumya kuturakarira njyewe na mama wawe. ni ukuri kw'Imana ntabwo twari twabipanze. turakariye. ariko Imana mwayifashe nka karumuna kanyu koko. ubwo rero ukaburahiye mu binyoma. ariko vane ntunatinya kuri umukristo uririmba muri korari koko? ariko ubundi reka nkubaze vane, twebwe tutuba muri izo korari zanyu mu by'ukuri ni izihe mbuto mutwerera? kuko sheri ni ko kuri pe. nyine n'ubwo wenda nuko udashaka kunyumva ubwo nyine ntabwo ushaka kubyumva ubwo nyine utangiye no kubyihakana. humura ndakumva we, humura ndakumva. nta kundi icyo wifuza wowe na mama ngiye kugikora. ubundi amahoro ahinde. urumva ubundi ntacyo nkimarira mara wanjye hashize amezi 2 naramubuze. yakuyeho na telefone. wumve ko nabajije na mama we yanze kumbwira haba. rero nta yandi mahitamo mfite. ngayishima unezerwe umukobwa uranyegukanye. ego manu. ese ubwo wagerageje ukanyishimira mu gake byibura sheri? ndakwishimiye da. mama se ko yantanyije n'umukobwa mu batindi nkaba ngiye kubana n'uwo mu bakire. urumva nabuzwa n'iki kwishimara? akose koko ubwo waretse gukomeza kumbabaza gaso koko wamfashe neza kubizi ko ngukunda kandi nyine nkaba naragutwite. wivuga menshi yewe. ahubwo reka mbwire mama dutegura ubukwe maze amahoro ahiye. ubukwe? amara we ntawagusimbura. akose karagatindi kaguhaye iki koko gituma utagasiba mu mutwe no muti? ndakwiyamye ntugatukira amara mu maso yanjye rwose. ndagusabye reka tuganire ibindi ariko uriya mukobwa umukure mu kanwa kawe. omeyo koko. nakoreka mbyihorere da. reka ndebe ibindeba gaso nyine. nakubwo wemeye ubukwe reka rero twihutishe gahunda. reka rwose dupanga umunsi tuzajya gusura mu rugo maze nyine nkwerekane bakumenye maze ubundi dukora ubukwe twibanira. erega nyine n'indirimo gukura tutinze nyine urumva yaba nini cyane.
uranyumva neza? ibyo nta bitekerezo mbifiteho, ubitegura uzambwira umunsi tujyana. hari ikibazo se? ese wa museriveri wari he? ariko si abaseriveri basigaye bari muri iyi hoteli we, bagira amazinda bakagira amazinda. nta kibazo, turi no kwiganiriza. niba barahushye ku nyama, niba babigenza bate simbizi, uhasanga yibagiwe. ntabwo yibagiwe, buracyabiteguye. alo, uranyumva mama? byabanje gucika ama. naho ubundi se nibyo wa mugore yankoreye. ariko mbega agasuzuguro we, kuki koko mama Gasore akomeje kutubangamira kandi ntacyo tumutwaye? aracyamara amaje rero ngo inda tuyikuremo da, ngo ntashaka kuvanga amaraso n'abatindi, ngo bazajya bahora basaba indeza umuhungu we, ngo twateza n'umutekano mukeya mu rugo rw'umukazana we. mama rwose ukora ibishoboka umumara impungenge ko nta kintu n'iki na kimwe tuzabakeneraho. narabimubwiye rwose hano i Rutsiro nagiye kwigisha narahishimiye. nibyo nzahabyarira umwana wanjye nanahamurerere, nibiba ngombwa nawe nzakwimura twibere n'ahangaha. ntabwo amasambu duhinge, nabonye amasambu y'ino yera kuko ndumva iby'i Kigali byakomeye. unkuye muri iyi Kigali waba unkoreye mwana wanjye, nayivukiyemo nyikuriramo, ariko aho bigeze irananiye pe. muzirango rwose agiye gutuma mpunga i Kigali. humura mama, nzakora uko nshoboye nkwimure. iterabwoba ry'uriya mugore rwose ryenda kunkuramo umutima. ariko mana ko ubu pe mu bintu byose byo ku isi yumvise nta kindi ashaka uretse kumena amaraso y'uwo muziranenge ntwite. nanjye narayobeye mwana wanjye. umva mukobwa wa, narindiye umuturanyi telefone ngira ngo nkubwire intambara zacu n'umukirekazi aho zigeze. ngaho rero reka turekeraho namumarira amayinite ye. urakoze mama, nanjye nimpembwa nzakora uko nshoboye nkoherereza amafaranga ugure telefone, uruhuke kujya wirirwa utira abaturanyi. uzaba ukoze mwana wanjye. ntaragenda nawe nibagiwe kukubwira ibya mushuti wawe Gasore disi aherutse kuza kundeba aje kumbaza iyo waburiye. ndebye agahinda afite birambabaza cyane. mama uramenye ntuba wamuhaye nimero nkoresha, uramenye uyu mwana undi mu nda namutwise mukunze cyane, sinshaka ko imiryango yayo imenya aho ndi gatangira kumpigisha uruhindu. humura naryumyeho mwana wanjye. namubwiye ko wigiriye mu Bugande kwa nyogosenye nk'uko twabyumvikanyeho. ntiwumva? yego mama, abakubaza bose ujye ubasubiza utyo. asalamu alaikum mama mukobwa wanjye, amahoro y'Imana abane nawe rwose ndetse n'uwutwite. umva biro, reka dupangire umupangu wacu hano mu modoka niho hizewe. nibyo ahubwo reka nzamura ibirahuri neza byose. hari hamwe imbere ngo ni muri hoteli twari tugiye, harimo akavuyo rwose. umva icyo uvuga byo nibyo rwose. ibi bintu rwose bisaba ubushishozi buhanitse. reka buriya rero njye uzaruta nkwegukanye Vanessa wanjye maze imitungo ya papa. uretse yewe iby'inkundo biraza nyuma. biro nk'uko twabipanze rero, yego ngewe nzajyana na Gasore mu modoka ye. yego antwaye mubeshya ko tugiye gusura mu rugo kugira ngo nyine ahure na data umbyara. kugeza aha ngaha bimeze neza. ko Gasore yamaze no kukwemerera ko muzajyana gusura iwanyu. ahubwo aho byaducangiye ni ukuntu uzinjiza Gasore mu gipangu kwa Sebihumbi mu rugo uzi neza ko atari iwanyu. rero uriya nanjye simpibuka neza nubwo hahoze ari iwacu. kuko wiseka uriya rwose yashize imyaka myinshi tuhavuye. biri kugera aha ngaha rero bikancanga, kumva iyi misi igoranye cyane rwose. reka sha dukoresha ibi bitwe kuko si amashu twikoreye. umva birori, simbizi byonyine kuva twaregereye umuzamu wo mu rugo kwa Sebihumbi akatwemera ko dufatanya, yego igisaza turagihitana nta kidobya. umva ahubwo icyo twemeje ko uzitwaza imbunda
kumva ndi kukujyana ahantu mu mabandi babanze bakwigishe kurasa neza uranyumva kurasa neza noneho uzamumutoka we azitwaza inkota ubundi aferi muyirangize muyisoze tayari ahubwo reka mbe nareba cyane na filime z'abicanyi bateramo ngo bakica abantu ndebe nyine ukuntu babigenza ariko rero ni danje akoze ku bwoba kuko kurashisha ka pistori nta bintu bya danje birimo hanyuma namaze no kuyibona ariko uranyinije do sigiye hano munsi y'intebe cyamaye uwo nyinishaho sikutoroshye uyo nayibonye ni iyi ngiyi gikoreho ubu nayimenyera ariko wemeza turebe iyi ni pistori hajyamo amasasu menshi ariko ubu hasigayemo 8 yonyine ariko rero buriya sinumva ukuntu uzinjiza agasore mu gipangu kwa Sebihumba ari wenyine wowe ugasigara hanze ntimwinjirane kandi wagiye kumwerekana iwanyu ubundi nyine hako wagabanyije ubwo bwoba bwawe cyewe uyu mujama ageze ikibazo ufite wakitonze tugapanga umupango wacu neza ariko rero uriya njyewe mbonye imbunda kandi ibintu byo kwicega nta nubwo mbimenyereye rwose uyu mujama mani ese waretse ubwoba birakunaniye tubivemo se wabugira ariko tubivemo reka tubireke subiza pistori yanjye oya ariko byo rero umva nako njyewe birori ndarahiye cya data Sebihumbi ngomba kucyicira njyewe ubwanjye kandi nkakicisha n'amaboko yanjye nzakica nkireba mu maso n'inya urumva kindeba nacyo nanjye nkireba kuko maze igihe nkirwaye ahangaha n'ubu dutangiye kumvikana ubundi rwose nari mbonye uri birori ntazi nagize ngo barampindurire icyemezo nagifashe nanjye rero ndashaka kwihorera kuri gasore kuko yanciye amazi arakabya numva ndi mubi ntangira kwiyanga uriya murezi ishafungwe uriya murezi afungwe ahere mu buroko bimurenge aheremo rwose ubundi natwe nyine twibanire dutengamirane mu mitungo ya rwase rw'imbura mu maro umva humura tuzabikora bigende neza hano urumva ndakubwiye ngo tuzabikora bigende neza rwose aho ngaho turi kumwe aho kumva igitekerezo ikizi reka duhamagare za mu mutoka urumva azatwunganira duhe ibitekerezo kuko aho bigeze ngenda ndabona twagonze urukuta none ugaruye akenge umva tayari ayiwe wa mugore nanone muzira nkoni nanone antegereje ku muhanda mu modoka rwose ngiye ku musigiti ambabarire ntanteze shitani mabuja ariko ngo nturagura telefoni ngo buri gihe nzajya nitabisha amaguru nze kukwirebera muri aya manegeka yanyu ariko rwose mubyeyi udushakaho iki ko nakubwiye ko nta kintu na kimwe tuzabakeneraho ndagira ngo mbere na mbere umbwire aho umukobwa wawe yagiye twaramushakishije muri iyi karitsiye nta hantu na hamwe akigaragara ese kutambwiye ko wamuhungishije tukibona ko mushaka kugirira nawe umwana twite naramuhungishije nyine ariko haji waretse kunkoroga koko koko umuntu nkawe nakoreshejeho umuntu nkawe w'umutinda unkorogute unenkorogute koko hagira koko wafashe amafaranga noneho ko nagize 5,000,000 ubundi ukazana umukobwa wawe inda tukayikuramo ibintu tukabirangiza mu mahoro mu ibanga rikomeye ariko tuvuga se ko ari impuhwe urimo kutugirira izo mpuhwe nizabihehe tureke twibero twebwe ubukire dufite si amafaranga tw'ubutunzi dutunze n'umutima wa kimuntu ariko rwose none uwo mutima mwiza w'iratano uzawushyira mu nkono uteke ushonje urye rwose umuhungu wanjye yenda kubana n'umukobwa mwiza wo mu bakire numva rwose sinshaka ko muzanteza ubwega n'amahane munsaba indezo ariko nakubwiye ko tutazamuteza ikibazo na kimwe rwose ibyo sinabyizera do reba hano muri amvirope nabibonye wabonye ibifaranga reba iyi mituku ni za 5 gusa rwose amafaranga nayongereye ubu noneho nayagize 5,000,000 ngo 5,000,000 zingahe 5 zose nubwo wazigira 10 20 cyangwa se 200 sinshobora kumena amaraso y'umwuzukuru wanjye nako wacu ariko uyu mutindi asonzwe mu yihefu uzapfa udakize umva nkubwira aho bigeze
ngiye gukoresha izindi mbaraga nta nubwo nzongera kukwinginga. ubwo se urakangana ndebera nka kariya kazu kawe wadundaritse kumugira nka ka kantu uza k'abashumba nukomeza kwinangira ejo ushobora kubyuka usanga akatiripurari iri ku karimarima. asoni uraseka iki se? arewe ariko avuze ngo abakire ntimuri abantu koko yari abise ntiwantera ubwoba kuko turi mu gihugu gifite amategeko igihugu gifite ubutabera ahubwo nukomeza kuntera ubwoba ndajya kukurega bagufunga. uzakura isi ibimenyetso. ayiwe ubundi se wowe wantsinda wanshaka arapfuye. sempuresi tuwaye vurama wantsinda wowe. yewe utumye n'amasaha yo gusara ngereraho ntaragera ku musigiti. reka nigire gusenga madamu udakomeza kubunuka muri ibyo bifaransa byawe. yewe ndambiwe agasuzuguro n'iterabwoba byawe. reka njye kukwereka ibyo wakwigira byose nzagutsinda kuko impande zose ndazifite. umva reka nkure umutwe mu kirahure nkubwire sha wowe ntundusha no gusenga uzabaze sinjya nsiba misa ndetse yewe n'iza mu gitondo zose nzijyamo. yewe hari umuhanzi waririmbye ngo utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba. ntabwo wowe wantera. erega nta marushanwa turimo yo gusenga turapfa ubusa muvandimwe rwose. genda ntabwo ndi umuvandimwe w'abatindi. sike agatindi nkagire nti kuko kamaze kunzunga. sheri barawe dore tugeze mu rugo. ndahabona pe. noneho reka tube duparitse no ku ruhande tuganireho gato. hanyuma ahagahariwe dutuye. ahubwo reka mbanze ngo utunganye nyine ugere imbere asohoka usa neza. umva ikavati yawe nawe wari wayihengamishije reka gihenga. oya yenga mu ntunganye da. ariko sheri nukuri tumusuye bwije pe. erega nimugoroba nibwo aboneka. papa bizinesi ziba zenda kumusaza si ubundi watuje ku mana yanjye. ntabwo nanjye numva natuje. tuzi cyakora vane urarenze pe. sinarenze ko mu mutima wanjye wabasha gukuramo amara ugaterekamo uwawe amaze ukawicaramo. umva urashoboye n'imamo. erega jyewe vanessa ndacyafite urukundo rumwe rubisi rw'umwimerere nararuguhase maze nawe uracanganyukirwa. naracanganyukiwe. umva be reka dusohoke dusone hanyuma azamu aza dukingurira igipangu. ntacyo kinga urwo rugi neza. aho uvunyisha negera kuganira n'umusaza ashaka. buriya ariko buriya hari ikintu utazi. njye nkunda kuganira n'abasaza kure. umusaza wanjye ko nawe azi kuganira icyo nzi cyo ntimuri butahe murataramana mukesha. byaba ari amahire. ubu niyo abana mu makiriho disi ko byari kuba ari akarusho kuko nawe yari azi kuganira cyane none yaritahiye. sheri bore nta kundi ntukababare ariko disi buriya twese duhuje amateka. nanjye nabuze papa nkiri muto kandi papa twarahuzaga cyane. nawe yari azi kuganira kuri. reka tubyihorere ni umunsi wo kwishima sheri. tuzashaka ikindi gihe cyo kubigarukamo. ako si uyu mutuka katazara. vanessa aje kutwereka umufiyanse we mwiza cyane. komera cyane bose. komera musore. mutoka papa ariyose. ariyo umusaza rero rwose kandi yiteguye kwakira umukwe we cyane. ari hariya muri saro n'abategereje. sheri suhuza uyu musore niwe zamu iwacu. bite musore? ni amahoro. hanyuma si imodoka ntituyinjiza? oya ta imodoka wayisiga hano hanze ntacyo bitwaye. hano ni mu ngagari cyane hatuye n'abayobozi benshi cyane. ni ukuvuga ngo umutekano wa hano ni forutanye. maze n'abantu hano barazaga imodoka hanze ku muhanda ntibashyireho n'abazamu kandi ntacyo zibaga. wa mugani kuko iyi karitsiye ni inyobozi. uyu ni umurisa umamagaye sheri barahamagare kanitabe. umurisa wa cyana we uba birashyushye ubu nagiye kurongorwa umurindarongo we. umva mutoka butwaye sheri wanjye kuri saro abaganira na papa. ngiye gutindaho gato kuri telefone. umurisa nukupe nange ukumbuye we ubu si unyibutse ite wa cyana. akose sheri
ubu ndinjira ngo usize hanze koko. ariko ntukijene sheri, uyu mushuti wanjye aba muri Amerika, ndamutse ntamwitabye ubu nta kindi gihe nakongera kumubona kuko nyine ndamuzi ni nka kibono umwe, kumufatisha nibiba byoroshye. Umuri ntukupe mani ndakuza ubu uri mu tuntu twinshi ukubye nakuburira irengero. Twigendere boss. Muvugisha. Umura buriya umusaza wangaha ni G. Numusitari bya hatari kandi nawe nabonye uri umuntu w'iniga murahuza kabisa. Nta kibazo wamagana arasanga tuganira. Harya ngo uri Mutoka. Nje niko nitwa Mutoka. Je buriya kuvuga ngo ndi Mutoka bivuga ngo Mutoka mbari. Navuye mbari sana. Bisobanura ko navuye kure cyane iyo mucari yo bigo. Ubwo twavuye kure bingana iki musore? Ego wahapima. Umva umusa. Njewe mucaro navuye n'icaro cakure cyane. Iyo hijya mu Dusaka. Kugira ngo rero ngeri nayo Kigali byarangoye cyane wangu. Rero kugira ngo nzane isohokemo nabyo bizambe zicuye nzayisaziramo nk'imbabura cyangwa umugati mu kimwe. Ariko wabusore urasetsa rwose. Ni karibu rero dore ngahari aho umusaza baga yicariye. Muze rero nkuzaniye umushitsi dore. Yewe data we ubwo nasize ntakinze bahu. Ariko se sha Karame kugenda nakubajije iby'uyu mushyitsi neza. Muze ndaje nkubwire. Kweki niko musore. Karame muze. Wowe urinda ubundi uturutse he kutamamagaye kuri telefone? Wamenye ute ko ndi mu rugo hano? Ngo ndinde? Ngo nturutse he? Si we mbaza. Ngo ko ntago hamagaye. Vanessa se ntabwo yababwiye. Erega nawe ari hariya hanze. Vanessa? Vanessa waye. Ambwira iki saho? Erega twazanye muze. Vanessa musize hariya hanze ari kuri telefone. Okay, nakoreka ngo usobanurire neza. Ngewe nitwa Gasore, ningi fiance w'umukobwa wawe Vanessa. Ningi tugiye kurushinga. Ariko bateka mutwe b'Kigali mwabaye mutema. Bateka mutwe? Je nta mwana ngira hano. Haraho naba narabyaye se nkaba nabize. Ariko nta naho nabyaye rwose. Ngo ibyo bintu uvuga simbizi sinzi naho bikuye. Jamaye. Umuriro kuko giyese. Icyo gitoroshi ni ndugicanye se kiriye. Ko mudutunga igitoroshi mama. Yewe. Niko muto. Ayiwe muzehe baramwishe we. Mwabana umwe nginge nimundase. Uwo mufata umukomeze. Mufatishe mu biganza. Wewe mukinga. Uraza n'iby'imirwano nawe turakurasa. Mva muyinga. Nizere ko murangije. Ni mumbabarire rwose. Ni munyice ngende umushyitsi hano. Nje ntabwo ndi hano. Mva ciceka we. We ntacyo tugutwara nuko ari tugusaba. Inacecetse. Ndakubwiye ngo fata iyo mbura n'ibiganza byawe. Niba ukunda ubuzima bwawe. Kiravuga kandi. Okay. Ndayifite. Wamaze kwifata? Ndayifite. Icyo twashakaga kirarangiye. Ngaho sha ndambika iyo mbunda hano iruhande rw'umurambo. Kiravuba. Umfasha ninja. Uwo mucakaze asigiye hano ibintu byose afite abikure mu mufuka. Ngewe rwose mwabantu mu kintu mfite ni telefone ni kofi gusa. Telefone gusa ubundi usohoke utaye. Ndayibaha rwose. Reka umva sha yitenye urashaho urumva utagera hanze ukaza kuvaho uhamagara ukaduhururiza sha misere bandenye mene rwose. Nguyi telefone ndi kuguhamagaza nyitiye umuntu kuko iyanjye bayimenaguye. Uwayinije nawe yumvise ndimo kuyivugira ibintu by'ubwicanyi none yagize ubwoba ariruka. Ubanza ariko mama ni wowe unyishe. Imana izabiguhembere. Umuhungu wanjye mubarira we mbabari ubaho hantu rwose. Njya mu modoka uhungiye. Mama n'imodoka sinashobora kuyitwara. Ibirenge byanjye biri gutitira sinshobora gutandukanya feri n'umuriro rwose. Umusaza bamurashe mbireba we. Mana yanjye abicanyi bari bihisha amasura utamenya abaribo bambaye ibintu by'umukara bameze nk'ininja.
none se bigenze ne koko ndeka mwohereza umushoferi basaha gukura ibyo bintu ndabyanze. Mbaye nicaye hano mu modoka ngo negereze polisi nsangemo hano imbere y'igipangu ubundi njyane bamfunge nyibwire uko ubwicanyi bwose bwagenze n'ubundi ntaho nayicikira. Ariko mama umenye ko ari wowe umfungishije nta wundi. Ni wowe oya ni wowe wananyije n'amara utuma amana igihe ngo ni umwicanyi ririya bandi mbobo kabombo mafiya Vanessa. ayo data we muhungu wanjye ibyo bintu urimo kumbwira simbyumva rwose. Ntabwo Vanessa ariwe wakugambanira n'ukuntu agukunda. Vanessa turirimbana. Vanessa n'ukuntu yitonda koko. Mama Vanessa niwe wanjyanye ambeshya ngo agiye kunyerekana iwabo. Biragaragara ko umupango wose yari yawunogeje hamwe n'abicanyi be. Sinakubwiye uko byagenze byose kugira ngo nisange muri ubu bugambanyi. Ubu mukanya ngiye kwisanga mu maboko atarayanjye ana yanjye. Mwana wanjye rwose wikwemera kufunga. Ntabwo utima dufunge. Mwana we muhungu wanjye kuki utarimo kunyumvira ko wahunze. Ahubwo ndabona abapolisi mu kirahure cy'imodoka bari kunkomangira. Umva musore kingura umuryango w'imodoka usohoke kandi usohoke washyize amaboko hejuru aho tuyareba. Mama bayi wumvise bagenza cyaba bamaze kungera werega ngiye gutega amaboko bakire ipinga. ayiwe wa mugabo we rero umwicanyi yamushije ariko nari mfuye pe. Imana yakinze ukuboko dodo yandashe hano mu rutugu hafi y'umutima. ndabibona biramfata hano mu ni amahirwe kuba ukiriho muzehe. harya ngo umusore twasanze imbere y'iwawe mu modoka twafunze siwe wakurashe? ongera urebe iyi foto neza umbwire. ntabwo ari we rwose uwo ararengana. nako simbizi nimwikorera iperereza. gusa uyu musore yansanze mu rugo asa nk'uwayobye. mu gihe rero yari arimo kumbwira ibintu biterekeranye nibwo abicanyi nyine binjiye nuko barandasa hanyuma nawe bamufatira w'inkota ku ijosi. nise muzehe ko wadutumijeho hano mu bitaro ngo tuhe ikimenyetso cy'abicanyi uragifite koko? ndagifite. reka nze mbereke. urumva umwicanyi washatse kunyica yataye ikofi nyine muri ako kavuyo kose. yataye ikofi? nanjye nuko ndayikurura buhoro buhoro nyishyira mu mufuka. rero nyiva muri koma nahise mbwira muganga ngo anzanire imyenda nyine bandashe nambaye nsanga iyo kofi iracyarimo. ngiyi gusa nababaye cyane kuko nasanze muzi. ngo uramuzi? akira reba. ngaho nyereka iyo kofi muzehe. akira reba. dore ngiyi irimo n'indangamuntu nyine nahise nyikurura nyishyira mu mufuka. ndabona yanditseho birori. nise muzehe ngo uyu birori uramuzi? usanzwe umuzi? yewe uyu birori ni umuhungu wanjye. umuhungu wawe? no umuhungu wawe niwe waje kukwica? yego rwose rwose niryo zina ninjye wari mwise. nsobanurira neza muzehe tuza unsobanurire neza. rwose niryo zina ninjye wari mwise kandi nubwo tudaherukana isura ndabona ariyo niyo. muzehe mupfa iki ku buryo yakwica? murabana se? yewe ntabwo tubana. na nyina na mukuru we bose ntitubana, narabirukanye kera cyane bakiri bato. kandi nta kintu na kimwe nigeze mbafasha mu buzima.
kandi rwose ndatunze pe mfite imitungo myinshi cyane muri karitsiye banyita mirenge. none se muze kuki nyine utafashije umuryango wawe? yewe reka nkubwire kera cyane nkiri umusore nari umucuruzi ukomeye hano i Kigali. igihe cyarageze rero ndongora umugore w'akabandi tumaranye nk'ukwezi anyiba miliyoni ya kera arangije aranturuka yigira mu mahanga. miliyoni ya kera yari nyinshi cyane cyane. nasubiye inyuma ubucuruzi bwanjye bugwa hasi nongeye kubyutsa umutwe nta nkuru. amafaranga nayahigiye muri forode n'ibikorwa byinshi by'umwijima ntavugira hano ko ndabizi mwahita mu ntambikana. oya ntabwo icyo ari cyo kirego turimo gukurikirana muze. komeza utubwire. rero aho nongeye kubonera amafaranga umutima wa kimuntu wari waragiye. naje kurongora undi mugore ari we nyina wa Birori na mukuru we Denise. ariko umugore twabanye ari hasi hejuru kuko namufataga nabi cyane. ihangane. nari naranze ko twanasezerana. ubwo nyine yabonye urugo rumunaniye niko gufata abana aranayisubirira iwabo. nanjye kuva icyo gihe nafashe umwanzuro wo kutazongera kuzana umugore habe na rimwe. iyo nakeneraga umugore nazanaga uw'ijoro rimwe tukishimana nkamuhemba bikarangiriraho. n'umugore wese wanzaniraga umwana avuga ko twabyaranye nahitaga mbirukanana ishishi itabona. none se kuki wanga abana muze? rwose nkunda ibintu cyane pe sinakubeshya. kuruta abana bawe wabyaye? Sebihumbi baranze kugira icyo nkuraho biragoye rwose. numva ibyo by'abana nta kindi bije kumara uretse kunyaga ibyanjye. none dore nari mvuye mbisize we. ese muze urumva utari umuhemu koko? yewe ndi umuhemu ukabije ariko rwose ndashaka kwisubiraho. ikofi yanjye nayitaye. ako si yo kofi mpamvu yagiye. kofi ejo nimugoroba nava kurangiza papa rwose sinzi aho ikofi yanjye iri rwose pe neza vane kuko ntayo wamboneye. mbwira yewe nibona hese ntayo pe Biro. umva ndakwinginze uhirwe ntube warayitaye mu rugo rwo kwa Sebihumbi sibyo? kandi birori misi yowe na mutoka mushobora kuba mwarayikoze nabi kazaduhagamo. ngo nayikoze ngo nabi ngo twayikoze twayikoze neza yewe nkuko twayiteguye. urumva neza vane? ndumva ntarimo kubiza. twizere ahubwo ikofi yanjye rwose. rwose urabizi mutokaje kwinjiza agasore nisigarishijwe hanze nigira nkaho ndi kuri telefone. ubundi nyine mbonye bamaze kwinjira ndahunga ngenda nizeye ko byose mubikora neza. ariko rwose sinzi ndumva afite ubwoba. njye ariko nta bwoba mfite pe. uri gutitizwa n'iki? urumva we ntabwo ari ugutitira ariko ikofi yanjye nako buriya kubera ko nyine rumva twamwishe nk'abicanyi b'abanyamwuga nk'uko nabikubwiye. mutoka akimara kwinjiza agasore mu nzu yahise ansanga mu kazu ke nyine ko mu gikari ahindura imyenda avanamo nyine iyo yari yambara indi y'umukara nyine yipfuka hose nyine nk'ininja nyine nk'uko twari twabiteguye. ngewe nyine namaze kwitegura ndi tayari nyine. urumva twahise dukupa umuriro duhita tubinjirana twipfutse mu maso nk'ininja twapfutse n'ibiganza nyine na ga. urumva nyine twinjiye tugira ngo ujya nida tubatunga ibitoroshe. urumva mpita ndasa umusaza amasasu 3 yose yihuse. mutoka rero nawe yahise afatiraho icyuma agasore ubundi tumufatisha imbunda mu biganza. ibyo warabimbwiye wikomeza kubinsubiriramo. uri kunyumva? ngewe ikibazo mfite niba misiyo yaragenze neza kuki mu bitaro batarabika Sebihumbi ngo bavuge ko yapfuye? ariko twaramwishe pe ahubwo nyine akantu ke
ikofi nyamara ikofi ushobora kuba warayitaye kwa sebihumbi akantu k'ikofi we ushobora kuba warayitaye kuri uriya musaza kuyita kwa sebihumbi oya se oya rwose ibyo byo ntibyashoboka data we umva reka nsubire njye kubishaka guma hano se batagufata guma hano wiva aho ngaho iyo abagenzacyaha bagiye gukora iperereza mu rugo rwapfiremo umuntu inzu yose barayigota bakayifunga ku buryo nta muntu n'umwe uba ukemerewe kuyinjiramo ubundi inzu yose bakayisaka bakayicakaza koko rero urumva ko bashobora no kuba bayirinze ahubwo ngo mutoka we tayari bamaze kumuta muri yombi ngo nk'umuzamu nyine warindaga ruriya rugo ko iperereza rigomba gukorwa afunzwe zere ko kiriya kijama kitazatuvamo nabonaga ari ikintu kiri seriye urumva nyine twe niba dufata tugomba kubihakana ubundi nyine icyaha tugomba kubihakana ubundi nyine icyaha kikazahama agasore niwe ruhari kuko niwe bahafatiye kandi nyine urumva nyine twamufatishije imbunda mu biganza mwarabyibutse cyane imbunda yagize atya rwose tuyimufatisha mu biganza imbunda nyine yarashe sebihumbi ubundi nyine ibikumwe bye biri ku mbunda ubu ngubu ibikumwe bye biri ku mbunda nibakoresha nyine ikoranabuhanga bagapima ibikumwe muri laboratwari nta kabuza icyaha kizamuhama kizamuhame rwose kizamuhama sore ndamwanga kizamuhame ariko rero rwose biro uraba utarataye ikofi muri rwa rugo rwa sebihumbi kuyita se mbese ako rero uri no gutitira cyane ngenda ndabona bino bintu ari simba umva se yewe ahubwo ndumva nk'ubwe ibaze uri gutitira urakubwe buri kanya kujya muri toilette umva yewe ndumva rwose ndumva bishaka reka njye kuri wese yewe si byose nyagasani mana watobare ko iyi kofi tukayibona tata we uho ninde ni hano se ni hano bari gukomanga ubwo si ribu reki umva tata we reka ndebe hano mu idirishya reba reka nkureho leta gatoya niki bigenze gute ubonye nde rebera hano mu idirishya niki nyine rebera mu kirahure n'abapolisi bahise baza ngenda bihakana nawe ubihakane na mutoka twamubwiye ko ari kubihakana ni ukubihakana ibintu byose ni ukubihakana uranyumva biro kubihakane ikofi niba narayitayeyo nta kundi nta kabuza urugo rwacu twaharaniye tugiye kurwubaka turi muri gereza nta kundi byarangiye yo mana we mana ushimwe nongeye kwishima biraryoshye rwose umuhungu wanjye agarutse mu rugo ari umwere pe uyu ni umunsi w'ibyishimo nasabiye n'uruhushya bashiki bawe gaju nayikundwe ku ishuri ngo babanyoherereze baze twishimane nibyo se nibaze twishimane mama erega ndazutse ushimwe imana abicanyi bose uko ari batatu barafashwe kandi baniyemereye cyabasaba imbabazi yego rwose wabicanyi ni mutoka birori na ryabandi ribi cyane ngo ni Vanessa nagushyingiraga mwana wanjye waryeho rero n'umukozi wo mu rugo kwa sebihumbi nanjye ngo nkurangiye umukobwa w'umukire naho ni umutindi ku mutima yoka arakatsirwa n'imana mana we byari byandenze pe gaso ndishimye kuba nongeye kukubona mvi rutsiro bwa mbere nza kugusura twararebanye ndarira nawe urarira tubura icyo tuvugana mpita nitahira byaragahinda gakomeye gusa ibyo tubyihorera ahubwo twishimire ko mfunguwe rwose ubutabera burandenganuye pe Allah kibar imana ni nziza ibihe byose rwose ni imana yakwikuriye mu mitego y'abagome pe byo ni imana pe kuko iriya ndaya Vanessa n'abagabo bayo bari bateguye bikaze pe iyi kofi itava mu mufuka w'umwe mu bicanyi ngo igwe hasi niwe icyaha cyari guhama ariko uboreramo disi byose buriya niwe wabinkururiye rwose urwango rwawe no kwirunda kwawe byari byoretse ubuzima bwanjye iteka ryose muhungu wa
ndakumva umuntu wabinsigiye isomo niyo mpamvu ku munsi wo kukurekura usanze natumiye umukunzi wawe nyawamara na mama we hajira ngo abe ari bo bagusanganira bakwakira hano mu rugo iwacu burya nasanze mu buzima ari bo bantu beza namenye rero tugomba kubagira iruhande rwacu iteka aba ni imfura inyangamugayo zanze kwandura ingeso mbi no kwanduranya. mama narakugaye rwose iyo mfungwa ngakatirwa nziza urwango kwironda no kwikuza byawe sinari kuzapfa nkubabariye. mwana wanjye ubu narahindutse sinkiri wa undi wa kera ubu ninjye muntu ugiye kubaho nshiye bugufi ngiye kubana na bose nsangire na bose nsabane na bose nta mpamvu yo kwikuza no kwironda rwose. nibyo nushaka kubaza Mara na mama we nabasabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima pe. natwe twarakubabariye mubyeyi. njya nicara nkitekerezaho gasanga nari naratewe na shitani rusoferi nta ngabire n'imwe nzima yari ikindimo nta ngabire y'ubuhanga iy'ubushishozi iy'ubujyanama yewe n'izindi ngabire zose nta n'imwe yayikimbamo nari nihekuye pe. ngewe nababazwaga n'ukuntu washaka kunkuzamo inda y'umuhungu wawe mama Gasore rwose nari nararwaye ihungabana kubera ubugome watugaragarizaga. mwana wanjye humura ubu mbonye ko urukundo ruruta byose mbaraza urukundo bana banjye murabyumva. nimugire vuba mu bandi dore Amara arakuriwe maze umwuzukuru wanjye azavukire mu muryango bana banjye. urakoze mama. ari ubutunzi idini imiryango n'ibindi byose ntarondoye ntazagire ikintu na kimwe kibitambira erega nta kiruta urukundo. nibyo mama ndishimye pe cyakora ntihasingizwe gufungwa kwanjye ko kwatumye uhinduka pe sinarinzi ko wava kwizimu ukemerera manager hoteli n'umwarimukazi bakabana. narahindutse pe. ariko Gasore rwose ubonye ucitse uburoko none ibyakubayeho utangiye kubihindura urwenya. ukize inkuba arayiganira koko subuhanala uyu munsi ni uw'ibyishimo pe. ubundi uyu niwe Gasore wanjye wa nyawe. Gasore ukina no mu bikomeye rwose kuri uyu munsi ndishimye cyane pe. burya ko ku rukundo rutanga ibyishimo. ijambo ry'Imana ribivuga ukuri ngo nubwo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo nta rukundo ngo uri nk'idebe ribomborekana rwose nari nk'iryo debe pe. mama have kwituka rwose cyakora mw'abantu mwe nge ndishimye cyane ushimwe Imana kuba nkuye mu gihome ukanangarura urukundo rw'ubuzima bwanjye Amara rwose kabishywe Vanessa yashatse no kunyicisha n'ubundi sinamukundaga pe. mama niwe wamukundaga rwose naho nge habe n'aka gato. muri uyu mukino idebe ribomborekana wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Muzirankoni mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Gasore mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Vanessa mwakiniwe na Mugeni Aime, Amara mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Birori mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Hajira mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Sebihumbi mwakiniwe na Nitegeka Graciane, Mutoka mwakiniwe na Sayimana Eric, naho wabakiniye umugenzacyaha ni Mukeshimana Musa. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.